uburyo nakurebaga umutima udahari sinitaye kutu twakundaga ni wowe kunyereka ko wankundaga wari urukundo nagabiwe ndinanirwa sinifuza gukomeza jenyine uru rugendo ni rurerure mu gihe tutari kumwe nta kindi kintu nifuza icyampa ukabona ko nahindutse ndabizi ko bikugoye kubona ko nahindutse iyo ndatsinzwe cinko nizamba urya iby'agaciro ubimenya bigiye narahindutse I'm lucky oh yeah I'm lucky na Jason Benko buriya ari station once nigeze kujyaho ngiye gukora ikiganiro kuko muri AKA ngira bura habamo na Tiger nyine Tiger n'abafana bakaba Tiger Deben akaba big Tiger nje nkaba small Tiger sawa kuko ntago ndawe kambaje ko hanaga Tigers farm kavuye n'abafana ba Jason Benko ariko nkaba small Tiger kuko the Ben ni big Tiger kabisa urumva respect mugomba urumva credit imbara muhaye urumva shout mana muhaye nibye rwose nibye kuko ibintu yakoze n'ibintu ariko gikomeje gukora ndamwubaha cyane n'umuhanzi ntago nabona ukuntu musobanura the Ben iyo nzamuye igipfunsi bambuze iyamarere sawa ni wowe afande wacu Kagame wacu ikindi kandi umuvandimwe nawe Imana izakomeze mumera umugisha Mirage nakomeza gusabira umugisha ukomeye cyane kuko uburyo ukoramo ibintu byawe ntabwo ave excited uburyo ibintu byawe ubikoramo ubwitange byuje ubu nabyita ko byuje urenze nuvuga ngo Mirage guys bikambabwire Mirage uburyo we ashakamo Mirage arashaka ngo akeneye ko impano ziri mu bana b'Abanyarwanda zisohoka zikagaragara cyane impano niba giye Jason Benko ufite impano like akeneye ko buri Munyarwanda wese abona iyo mpano right Mirage TV show. Ladies and gentlemen, it's your boy Mirage on Mirage TV show. The place where tomorrow's brightest stars shine today. Here we celebrate low talent and untold stories of the next generation. Come and join us on a journey of discovery, creativity, innovation as we give a voice to rising innovators, inventors, singers, dancers, and anyone who is ready to change the world. Bakunzi ba Mirage TV show aho muri hose mu mpande z'igihugu abari mu majyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali Iburasirazuba n'Uburengera bwaryo aba diaspora namwe musanzwe mutuye hanze kabisa ndabashimye kandi bakunda cyane ishimira urukundo mutwere ku munsi ku munsi ubufasha muduha ibitekerezo inyunganizi like and comment and support uburyo bwose turabashimiye kandi muraba agaciro kuko ibyo dukora nimwe tuba tubikorera ntabwo tubyikorera ibwanjye sinabyirebera nta nicyo byamara hataweho mwebwe niyo mpamvu nkunda umusada wanyu gakunda uruhare mutwereka urukundo ndetse no kudahwema kudushyigikira umunsi ku munsi rero uyu munsi nabagendeye nabazaniye icyamamare n'umuji n'umusuperstar ewana nge nta byinshi namuvuga uragira ngo atangira bibwira kugira ngo dukomeze ndabizi muraryoherwa kandi ibintu ni munange ntimujye kure mwebwe mugumane natwe kuko aha ngaha niho hari isoko y'ibyiza niho hari isoko y'ibyishimo aha hantu ndabizi ko nta ujya uhaza ngo ahahombere niyo mpamvu rero nabifuriza kugumana natwe mukadukurikirana kandi bikagenda neza ari nako muha umwanya ngo atangire yibwira abakunzi ba Mirage neza amenye ngo ninde akora iki
abaye wate watande wate ibintu byose ewana abivu mu zindi muzingo. So umwanya no wawe, let's do it. Murakoze cyane. Amazina nitwa Jason Benko. Yego. Abanzu ndi umuhanzi nyarwanda uri kubaka izina ugikeneye n'amaboko yanyu abanyarwanda kugira ngo mbashe kugera aho ngeza ibihangano byanjye nifuza ko bigira aho bigera. Muri rusange rero ndi umunyarwanda nkaba ndi umuhanzi. Ndumva ari ibyo. Ibyo ngibyo ariko umuntu uvuge ubwiye abanyarwanda ngo uri umuhanzi batabibaza ngo uyu muntu umurapa no mu R&B no aririmba gakondo nyine uririmba ibihangano byawe bishingiye kwihenjyana cyangwa kuye muco. Thank you. Injyana yanjye rero ndirimba cyangwa se ibihangano byanjye mbitanga mu buryo bwo kuririmba ntabwo ubutumwa bujyanye n'urukundo. Yego. Kuko nkunda kuvuga cyane buriya igice kinini kigize umuntu no kuba tugomba kuba twifitemo urukundo. Urukundo ba nicyo kintu kidufasha gutuma abantu bishima, ukumva nyine ko uri mbese muri make uri free igihe cyose, mbese muri make uba wumva wishimye kabisa. Niyo mpamvu nanjye nahisemo kujya ntanga ibihangano byanjye binyuze mu butumwa bwo gutanga indirimbo zijyanye n'urukundo. So nkaba nkora rero umuziki wanjye nkaba nkora mu njyana ya R&B. Yego. Na Afrobeat. R&B na Afrobeat. Ubundi uvuze akantu k'urukundo rubyiruko rwo muri iyi minsi ya none, ariko si n'urubyiruko n'abakuze sigaye mbona rwose bakenjoyinga neza urukundo banza rwosigaye rwarasakaye mu bantu kubitewe nuko uko iyi si igenda ihinduka cyangwa twinjira mu isi moderne. Hari ibintu bigenda bihinduka ugasanga hari imico imwe n'imwe dusa nkaho tujugunye tugafata indi mishyashya. Ko nk'ubu usigobora n'umuntu w'umusaza ari kunyeganyega ari kubiba urukundo, arimo akwirakwiza urukundo, yeganyega gake rwose yenjoyinga ijambo urukundo, kuko akenshi usanga banishima indirimbo z'urukundo. Ariko inspiration cyangwa kugira amahitamo yo kuvuga ngo ngiye kuririmba ibihangano byanjye bishingiye ku rukundo, Yego. wabitewe n'iki? Kuki ariyo content wahisemo? For sure, twebwe twakoze nabyita kari nka heritage cyangwa se tugeraho tubikomora uherekane rw'umuco rw'umuryango. For sure. So vie wanjye nakuze mbona akunda music kugeza n'aka kanya tujya twicara n'ubundi tugakompoza song kambira ati aya magambo ari gutekereza ukuntu vie nanuba kicara akankubitira kambira ati ntabwo muheruka kwandika se n'imbirimo vie ati none se ati utu tuntu dushyizemo nta kuntu byagenda neza ko abantu bakera badukundaga. So urumva rero impamvu nkubwirane nabyita ko ari nk'uruhererekane rwa family. Yego. Ubwo urumva vie kuba byonyine akicarana kumva n'indirimbo nakoze akambwira ati wow, yarambwira ati kabisa ati wanditse amagambo meza, wanditse wakoze nyine iki uba watanze message kabisa. Wagiye mu nganzo. Nagiye Dukumva rwose ari nk'umurage wa sogokuruza bawe. Ariko se noneho papa wa niwe batoje namwe kuririmba cyangwa mwamwigiraga bitewe nuko mwabonaga nawe ari ibintu akunda gukora? Bo ntabwo buriya iyo tuvuze talent bitandukanye no gushakisha ikintu. Akenshi buriya ntekereza yuko sinzi nimba nibeshya, ariko ntekereza ko percentage nini cyane buriya. Yego. Uko umwana akuze cyangwa se uko avutse agasanga ababyeyi ko bameze, ahanini atwara igice kinini cy'abo babyeyi. Usanze babayeho, umuco baguha se, imyifatire ubona n'ababyeyi bawe niyo ukurana. Muri make akenshi nibo baguha uburere n'ubundi ugomba. Yego. So for sure rero nkomeje kuri iyo ntuze uri kumbaza niba ari wowe wadutoje ku bintu byo kuririmba. Ntabwo ari we, ariko nekeza ko ari impano biri mu muntu, ahubwo bagira ngo expressinge noneho mu bundi buryo
bwo kuba icyamamare usibye ko wenda wowe still acyabikora ariko nyine urumva ni umukoraliste kuva kera cyane kuva zamani wiririmbira ubwo two muri korali ubwo rero twe tuba tugira ngo tubikore professionally kugira ngo mu buryo bw'umwuga kabisa nibwo buryo dushaka kubikoramo abiririmba mu buryo muri rented n'isengero wenda ari korali runaka nyine aririmbira cyangwa nawe afite n'uduhangano bwite yagendaga aririmba agacangamo nyine asusurutsa nagiye n'umusaza aririmbira umukecuru wenda bakarara bataramye of course wasibye nyine ko buriya ahanini buriya akenshi bikunze guturuka mu makorali cyane bigatuma nyine umuntu noneho agenda abikunda cyane bitewe n'uburyo nawe akomeze kugenda yinjoyingamo uburyo nyine yabaye inspired n'iyo korali bikarangira nawe agiye kugenda kompoza nk'akaririmba ashobora kuba yatura nk'umuntu buriya rero ajya agira gutya akamukubitira akamujugarika ajya amutera udutoma agira gutya kabisa nka twa tundi twa rujindiri ati nakomereye za gahunda nashatse kuvuga umunsi y'ahahandi biba byiza iyo umuntu akora ikintu ashyigikiwe n'ababyeyi kuba mwaragize umubyeyi unabikunda ni amahirwe aruta ayandi kubera yuko byanga byakunda niba ashobora no gucisha amaso mu bintu wanditse muri script bakavuga ati aka kantu wakongera bakagakuramo ubwabyo bigutera ishema ndetse n'umurava gukora cyane ibyo bintu wabishingiyeho nkeka ko ari bimwe mu byagwaye imbaraga kugeza aho ugeze ubu ngubu of course buriya usibye genda muri iki gihe bikugenda bisobanuka ariko ntekereza ko mu bihe byatambutse nk'iyo nk'umwana yabaga avuze ati yewe ngiye kwinjira muri career ya artist iyo artist yo akayikora mu buryo bwo kuririmba ntekereza ko imyumvire ya mbere yamaze gutandukana n'iyo kubera ko bamaze kubona yuko noneho wa muhanzi hari ikintu ari gukora hari icyo arimo atanga hari tafara ari gushyiraho fasha rero ubu aka kanya ababyeyi b'iminsi n'ibyo ndi kuvuga ko basobanutse noneho batakibona mbere babibonaga muri terime y'uburara akavuga ati niba ugiye kuba umuhanzi tayari ndakubuze ariko byiza ko muri iyi minsi ababyeyi b'iminsi barasobanutse cyane umubyeyi aravuga ati wow ni ikintu cyiza cyane bizakugira akamaro bikaba byiza rero iyo noneho uri kubikora nyine wumva ushyigikiwe wumva nawe uravuga uti I'm strong kabisa ego ubuhanganzi cyangwa winjiye mu nganzo nko mu buhe mwaka niba ndi kubyibuka neza igihangano cyanjye cya mbere nakidropinze 2022 ubwo nasohoye indirimbo yanjye ya mbere yitwa I'm Lucky Amuraki warahiriwe narahiriwe wahiriwe mu rukundo cyangwa wahiriwe no kuba warabashije kugira ukumva akagushyigikira mu bikorwa bya buri munsi kuko bujyanye nkeka yuko nyine iyo umuntu agize amahirwe ibintu akora akaba ari umuntu biha agaciro by'umwihariko w'umuryango umuntu wa hafi ni inspiration ya mbere noneho birengaho wirengagiza ko yenda umubyeyi wabashe no kunyuzamo twatundi twa kera uravuga ati abantu muri iyi minsi dukeneye urukundo kuko urukundo burya ni isoko ya byose nta rukundo nta buzima nta mibereho myiza kuko n'ubundi abantu baba bafite umwiryane so ko guhirwa kwawe rero ko numva nkushidikanyijeho nteye amatsiko wahiriwe mu rukundo wahiriwe kuba ni mu bindi washingiyeho n'istori y'ubuzima busanzwe indirimbo yo n'urukundo bimeze gute ni indirimbo y'urukundo irimo amagambo meza cyane ushobora kubwira umukunzi wawe umubwira uti narahiriwe muri ba bantu bose baza bakubwira ko bagukunda but I'm lucky among them umunyamahirwe yo kuba naragutsindiye ubundi uko umaze ku kantu nk'ako ngako tukinjira mu buryo bwa kinyamwuga turirimbiraho n'abagukunda cyangwa n'abagukurikiranye nyine bumve uburyohe bw'indirimbo babashe gusobanukirwa ngo ubundi koko ni gute nanjye nahirwa niba yarahiriwe ku kinge bitambera gukundana nanjye byambera wanga na wundi
Yeah. amagambo yaragize navugaga ni inseko yawe nziza n'umubiri wawe mwiza reka mbikoreho ibitekerezo byanjye ni wowe gusa lose my mind urukundo ninjye rwagenewe baby give it to me baby give it to me indahiro ni ukukwereka itandukaniro ry'abasore si drip cyangwa se ipinda rinini ndagukunda nzagutetesha nzagutonesha nk'inshingano zanjye mu mahumbezi y'urukundo nasogongeye ubu ndatuje kuruta bariho n'abazabaho I'm lucky lucky oh yeah I'm lucky na 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 Jason Benko I'm lucky iyo ndirimbo ko nanjye mbaye umufana wayo Benko ewa nijwi ryawe ryo ni gaheza ntawe urishidikanyaho nanjye nemeye nabaye umufana. Thank you so much. Ariko se urugendo rwawe rw'umuziki ruteye gute ufite umuntu ugufasha mu gukora indirimbo zawe ubundi nyine ubyifashamo gute cyangwa ubona ko uruhare rugiramo by'iterambere kugira ngo ugere ku iterambere binyura mu zihe nzira? So principe yanjye rero principe yanjye nihaye ko buri kintu cyose nyine umuntu akigeraho cyamugoye so niyo mpamvu aka kanya nubwo nafite support birumvikana ndi papa nk'imama so niyo mpamvu rero sorry abafana banjye bari hose abatayigaz farm yego nabandi tugiye kunguka kubera Mirage TV show ntimukabone umuhanzi ndatinze gusohora igihangano mu mujudging muvuge ngo yabivuyemo biba byagoranye biba byamugoye kwipapa kanimama ku kintu bijyanye na music icyo naga ni urundi rwego so gusa nyine turi hano kugira ngo tuhagome ntabwo turi hano kugira ngo tuze ngo turebe ngo byabise bigenda bite nizimvuna abahanzi bahura nazo ngo tuhite tugenda no we are here to stay kabisa gukora cyane kindi kandi nyine natwe tuzi ko bizagenda neza kandi we hope that ko umuntu akora cyane cyangwa se guhozaho birangira n'ubundi koko yageze ku cyo ashaka ariko ibi byose n'ubundi tuzabihabwa n'abafana banjye n'abafana bazumva ibihangano byacu dukora n'abandi bose bazagenda tuzagenda twunguka hirya no hino bazagenda badusupportinga nimwe imbaraga zacu dufite nimwe mutuma ibyo dukora tubikora kuko ntabwo tubikora kugira ngo tubyiyumvire tuba tubikorera mwebwe kugira ngo bibubake bibanezeze natwe mu dusaba ibyo mukeneye tubikore yafasho turi hano rero kugira ngo tubahereze ibyo byishimo niyo ntego yacu like Jason Benko and his family ni Tigers family Tigers ahari hose umuntu uzi ko ari umutiga akaba ari muri group ya Tigers iyi Mirage TV show ni yawe aho uri hose wumve ko ari yawe kora subscribe sharing like and comment wumve yuko ari mwebwe twaziye kandi buriya iyo uri gukora ibintu nk'ibyo ngibyo ni nako abantu benshi babona ko umuntu ashyigikiwe ntabwo ari ubufashije gusa n'uwo turi kumufashije kandi n'abafana banjye kwa Benko official cyane Jason official Benko official 250 Benko official 250 mugereyo mu subscribing mukunda ibyo akora kuko afite indirimbo nziza nyinshi zigiye zitandukanye aririmba neza ndabakumbuje kubera yuko nujya uzaba ugiye ahantu ho guhungira hehe n'irungu Thank you so much. Ikintu cyitwirungu uzaba uritaye ku ruhande. Niyo ntego yacu. Yego umaze kudropinga indirimbo zingahe hanze Benko? So maze kudropinga indirimbo enye n'indi nari mu nzira. Nabivuga ko mbafitiye ndabatekeye amukoke amukoka nubwo nabaye nkutindamo ariko ntabwo biba byoroshye nababwira urugendo rwanjye ko rumeze ndi papa nk'imama ntabwo biba byoroshye rero gusa ariko nanjye ndabizi neza ko mba mbatekeye kandi mba mbatekeye indyo iryoshye uko utinda ne kuri gushyiramo turungo ndimo ndabarungira
gusa audio iri hanze, audio yararangiye, hasigaye amashusho, gusa nyine bumve ko nkuko babizi icyo kintu barakinziho ko ntajya mbasondeka ku ndyo yanjye ibiryoshye kandi ihiye. Mu by'ukuri ngo hari ukuntu ujya bavuga ngo abantu basenga ngo Imana igutindije gutegera. Yeah, of course. Nawe iyo utinze uzana ikintu gifite karite na quantité. Kabisa nabatekeye kandi ikintu batari buze kuza gukenera gushyiramo umunyu uvuga ngo haburagami nzi neza ko mbahereza indyo yujuje ubuziranenge kandi yujuje ibisabwa. Kabisa. Yeah, for sure. Niyo mpamvu agomba gutegereza bihanganye. Yeah, bihangane muri iyi minsi nyuma y'icyunamo muri iki gihe turimo tugiye kwinjiramo guhera ku itariki 7 mu gikorwa tugomba kubaha. Buri munyarwanda wese agomba kumenya yuko ari igikorwa kimureba kandi akacyubaha. Yego, tubigira ibyacu. Ndabizi neza ko turi intore kandi buri munyarwanda wese ahari ukunda igihugu cyiwe, ukunda igihugu cyacu. Ndabizi neza ko ibihe tubihagararamo neza kandi ndi hano nanjye kugira ngo niyo message nyitange influencing kugira ngo buri munyarwanda wese ureba iki kiganiro cyangwa se nubibuka n'igihe tugiye kwinjiramo azigire icyo mwihariko cyemenya ko hari bigomba gukorwa n'ibitakorwa muri iki gihe tuba tugezemo. Igihe tugezemo cyo kwibuka amateka aranze igihugu cyacu. Na amateka yacu sa y'abandi mpamvu tugomba kuyabamo tukayibuka n'utaro hari icyo gihe akagira ubumenyi yongera akamenya akagira byinshi yongera akigiramo kugira ngo tuzongera kubaho ukundi. Kuko n'ubundi tugiye twibuka tuniyubaka cyane. Benko ufite ingoma enye hanze. Muri izo ngoma enye zose ni z'urukundo, harimo izo ubuzima busanzwe. Indirimbo ya mbere yitwa Mulaki, iya kabiri yitwa Vitendo nayo ni y'urukundo, ingoma mbere ni y'urukundo. Indirimbo ya gatatu ni indirimbo nandikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Perezida wa Repubulika His Excellency Paul Kagame. Umufitiye indirimbo guys. Nagiye muri cya gihe cya campaign. Gusa nayikoze ninzemo gato, natinze cyane ariko natinze cyane kuko sorry natekerezaga ko ngomba kuzana ndi muri abantu bagomba kujya bagenda baperforminga, abahanzi bagomba kugenda baperforminga. Yego, baharura amayira. But kubera ko nari mpugiye cyane mu bintu byari bimpugije cyane ariko nayidropinze ntinze, ariko ntekereza yuko indirimbo ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika yitwa Ni Wowe, kandi koko ndabizi neza yuko nta wundi mu gihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari hariya twese tuzi neza yuko tugiye mu gikorwa cy'amatora. Yego, munyarwanda ntakiza ko nta kindi gitekerezo ushobora kugira cyo kuvuga ngo hari undi muntu ugomba gutora. Niwe guys, kugipfunze. Nyakubahwa Repubulika Evan, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turi abana b'Abanyarwanda, turi abana bakunda igihugu cyacu, turi abana urukundo dukunda. Natwe ntabwo tuzi ingano ntabwo tuzi munzani twabishiraho ngo bikunde. Iyi message Imana izavaje mu gihe tuzamutanginga. Ahubwo tujya tuvuga tuti Mana kubera yabo byashobokaga tukamusabira indi myaka nibura nk'ijana imbere. Imana izaye. Iyi ndirimbo nari mvuga ngo iyi ndirimbo kuri platform yanjye yubatse itafari rikomeye cyane. Yego, kuko icyambere buriya nkunze gukora ikintu bitewe n'igihe ndimo. Iriya ndirimbo njya kwisohora uri kubona twari mu gihe cya campaign, ubwo wenda yaje itinzemo, ariko mu gihe cya campaign nibwo yamenyekanye. By the way, nibwo yamenyekanye kandi nabwo nanjye yansize ahantu heza cyane, kuko nta cyiza nko kubona icyo kurya wari ushonje. Biba ari byiza cyane. Urarya rwose ukavuga uti kabisa ukavuga uti koko nari nshonje. Nariye. Iriya ndirimbo rero yitwa Ni Wowe. Indirimbo nashishikarizaga Abanyarwanda gutera nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ntekereza ko banayitege muri campaign tuzakora ubutaha, kuko n'ubundi igihe cyose twebwe Abanyarwanda tukibona yuko His Excellency afite ubushake bwo kuba yatuyobora, even natwe turabimwisabira.
yego tubimwisabire kuko turacyamukeneye cyane. Ni umubyeyi mwiza, umubyeyi w'Abanyarwanda, Imana yatwihereye, Imana izamuhe kuramba ingoma ibihumbi bitabarika cyane rwose, dukomeze tumugire. ariko ushoboye kuvuga ngo iyo ndirimbo ngo ni wowe indirimbo wahirimbiye Perezida wa Repubulika, ariko ugasanga umuntu arimo aribaza ubundi ngo iyo ndirimbo ubundi nigeze nyumva amatwi yanjye, iyo ndirimbo ari kuvuga muzo numvise haba harimo iyo ndirimbo cyangwa niyo mpamvu usaba ngo zamura kora mu nganzo ku buryo n'umuntu ukurikiye Mirage TV show ahita amenya ngo iyi ndirimbo ni ya Benko. For sure. Tavuga tuti imitima y'Abanyarwanda yuzuye akanyamuneza kubona duhagarikiwe n'inkotanyi y'ikirenga, nta cyizere twari dufite none ubu turatengamaye, Kagame niwe dukeneye, umuyobozi utubereye, sigasira ibyo yaduhaye, sigasira ibyo twagezeho. Iyo nzamuye igipfunsi bamvuze rudasumbwa, iyo nzamuye igipfunsi bamvuze iy'amarere, sawa ni wowe afande wacu, Kagame wacu. Ha guys, boom. kabisa ndabashishikariza yuko mukomeza kujya musimbuke kuri YouTube channel ya Benko Official 250. Iyo ndirimbo muyirebe, ifite amashusho imeze neza cyane, indirimbo nziza cyane, mujyemo guys. Ladies and gentlemen, muje muri muri vaka. Nakiriza yuko hari abagiye batari banamva nubwo buryohe bw'iryo piano. Ni piano guys, ni piano byiza cyane. Joining our journey of discovery, creativity and innovation. Iyo tuvuze ngo ni journey yo discoveringa ntabwo ari ibintu babisanzwe, turavumbura. Urumva ko Justin Benko baragiye akamenya igikwiriye umugaba w'ikirenga, for sure, akamenya igikwiriye umubyeyi udukunda kandi uduhagarariye, akavuga ati reka muririmbire igihangano runaka kizamuherekeza ebana ku buryo ahari hose najya cyumva ajya kimunyura kandi yumve ko byamvuye ku mutima. Yego, iyo ni indirimbo imwe muzo ufite wazarenye wamaze kudropinga out, ariko maybe ufite n'izindi zanditse, ariko sibundi urugendo rw'umuziki nyine ni iki gikora expression umunsi ku munsi ukora cyane ku buryo ugeze ku rwego ugezeho uyu munsi. For sure, expression yanjye rero buranyikura ku legend dufite mu Rwanda. Yego, umuziki wanjye hani buriya ngurebera mu ndorerwamo zanjye z'abahanzi babiri. Yego, none akwita kari miroir zanjye cyangwa se indorerwamo zanjye ndeberamo bitewe n'ubuhanga mabonana. Yego, mbarebamo mu ndorerwamo mu buryo butandukanye mu bihugu bagiye babarizwamo, kuko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda indorerwamo yanjye buranyirebera umuhanzi witwa The Ben. Maximum respect The Ben, ndamukunda, ndamwubaha. Ni umuntu wakoze ibintu bya danje kugeza n'aka kanya agikora ibintu bya danje guys. The Ben, ibaze kuvuza The Ben nkora mujya gusa. Ibaze nawe uvuze The Ben nkora mujya gusa. Ibaze koko imise mbona nyine iyo forehead. Ibyo bintu kuki ibyo bintu rero ntago ari wenyine bivuga nyine. None ni benshi cyane. Ni mpamvu buriya ari station once nigeze kujyaho ngiye gukora ikiganiro, kuko muri AKA ngira bura habamo na Tiger nyine. Tiger n'abafana bakaba Tiger. The Ben akaba big Tiger, nje nkaba small Tiger. Sawa. Kuko ntago ndabakambaje ko hanaga Tigers farm kavuye. N'abafana ba Justin Benko, ariko nkaba small Tiger kuko The Ben ni big Tiger.
kabisa. ubwo urumva respect mugomba, urumva credit mba namuhaye, urumva shout mba namuhaye, nibye rwose, nibye kuko ibintu yakoze n'ibintu ariko gikomeje gukora, ndamwubaha cyane n'umuhanzi, ntabwo nabona ukuntu musobanura The Ben. Yego. Yeah. Ujya ukunda gukurikirana ibihangano byiwe ku buryo hari n'indirimbo ze wenda ujya ufata ukavuga uti izi ngizi ngombe nanjye njye nanaziririmba mu buzima busanzwe mbe nazifashisha? Of course. Ufite nka sapa y'indirimbo yewe wakunze kurusha izindi? Hari indirimbo ye nkunda cyane yitwa ko nahindutse. Indirimbo ndayikunda cyane. Indirimbo kuva akiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kubarizwa cyane. Nayikundaga cyane kwizana aka kanya rero akenshi birankunze kuririmba nkayiririmba cyane pe. Ariko akenshi bijyanye n'uburyo mba ndi gukora rehearsal, ako akenshi iyo ntuje cyane mba ndi muri rehearsal ndi kwandika indirimbo, ariko nkunze kugendera muri amanota yayo cyane. Ndayikunda cyane mba yitwa ko nahindutse. Yego. Waturimbira gatoya kugira ngo n'abafana bawe bamenye neza roromodo wawe. Injyana ririmbamo ndetse n'umwihariko wiwe. Uburyo nakurebaga umutima udahari, sinitaye kutu twakundaga, ni wowe mye kunyereka ko wankundaga, wari urukundo nagabiwe ndinanirwa, sinifuza gukomeza jyenyine uru rugendo ni rurerure mu gihe tutari kumwe, nta kindi kintu nifuza icyampa ukabona ko nahindutse, ndabizi ko bikugoye kubona ko nahindutse, iyo ndatsinze cy'inkoni zamba, burya iby'agaciro ubimenya bigiye, narahindutse. Sawa. Much respect kabisa. Uri kuyiririmba nka hari yawe pe. Thank you so much. Koko wifa n'umuntu rwose nibye ari ukuntu byitaho kanabikora nk'umunyamwuga nkaho atari wamuhagararira. Yeah, for sure. Nuko ndabikunze cyane. Thank you so much. Okay, The Ben umwe mu bahanzi b'ikitegererezo kuri wowe, ariko rumwe ko ari babiri. Undi we abande? Undi muhanzi rero mfata icyitegererezo yo kibazo gura itumbaza ibibazo byinshi. Oya nta byinshi. Ndashaka kubaza ibyawe by'abari tatubivaho. Undi muhanzi mfata icyitegererezo cyangwa se roromodo wanjye undi ni Jason Derulo. Jason Derulo. Kuko atari n'umunyarwanda noneho byaje bitera. Buriya na The Ben kugira ngo mfate icyitegererezo ntagaruka ari umuhanzi wenyine uri muri iki gihugu, ahubwo ubuhanga, ku buryo ari talented, uburyo akoramo ibintu bye, mbese nyine personality ye noneho ikaduca ibindi byose kunkurura cyane, kunyattractinga mu bintu bye abakora cyane. Ariko nka buriya ari ikintu itagikunda confusinga nk'abanyarwanda, kumva kuntu umuntu akunda umunyamahanga abaheje tabibaza ngo ubundi ubwo ibyo uwo muntu aririmba umuntu ababyumva. Abeshe muri kaza karize make cyangwa nabize yayandi nyine ugasanga ntago wakunda kwiha agaciro. Ariko ikikwereka umuntu uri mu bintu asobanukiwe, umuntu ari mu kintu akunze, yirefera ko natandukanye. Ese koko na mu Rwanda bimeze gutya, hanze y'u Rwanda ho bimeze gute? Ese ho nta muntu uri mu njyana nk'iyanjye, nta muntu ukora ibintu nanjye binyisipira? Ne Jason Derulo wa mungani yakwattractinze gute ariko tunabitinzemo? Ese kundi akenshi kugira ngo nyine ukunda umuntu nuko ari igihangano cye runaka wenda uba warumvise cyangwa wararebye
ukumva kirakwataragitinze cyangwa ukabona imirire imbere ye cyangwa n'imibyinire ye iragukuruye ubwo noneho washingiye ku akantu gato bundi niba ari indirimbo ye waba ukunda uyitunyurire mu bundi twigire kuri roots, back on the roots. Indirimbo ye nakunze cyane indirimbo yitwa Love Not War. Ukunda si intambara. Can we just make love? Oh yeah. Can we just make love? Oh, Nalamo, baby. Kaisaka. Ubwiza ukuri. Ndabizi ko igihe dufite kitabitwemerera ko dutindana bihagije. Ariko please mwise part 2. Abakunzi ba Mirage nimureba iki kiganiro muzatubwire muti uyu muntu ko yagiye aduhaye ibye byose, yagiye aduhaye ibyiza byose aduhishiye cyangwa mu kimwe turongeye tumutumire uko ari ku giti cyane ndikumva kuko dufite akanya gato sindi bunyurwe. Johnson Benko yagize nk'isabire tugomba kuzanya tugahura tugahuza ibintu tukabisubiramo. Tabyemeye. Urakoze cyane. So twihutishije rero. Tugarutse ku bugeni bwawe, ku bihangano byawe. Ufite ibihangano bine waturimiho bibiri cyangwa twaciye kuri bibiri. Hari Amlaki niba nibuka neza. Hari niyo waririmbiye nyakubahwa Perezida Magaye Kirenga. Ewa nanjewe nahisemo ati ni ku gipfunsi. Ku gipfunsi kabisa. Gahunda ni ku gipfunsi. Tubinyuzemo twihuta ubundi intumbero zawe mu muziki nyarwanda nizi n'itafari wumva kugiye gushyiraho ubivuga ngo umwihariko wanjye muri umuziki n'uyu nguyu ku buryo ngomba kugira abafana nanjye kuko hari abantu basanzwe baririmba nyine rimwe na rimwe tuvuga ngo bubatse amazina ariko nawe uje gukompeta ntabwo uje uri umuntu w'indorerezi ukeneye isoko ukeneye akazi ukeneye gutera imbere umwihariko wawe n'uwuhe urumva witeguye gukompeta muri uruganda rwa industry ya music. For sure buriya ikintu gituma buri muhanzi yisa nuko aba afite umwihariko we. So ku muntu rero utarasimbukira kuri channel yanjye cyase ku muntu utaragira amahirwe yo kuba yambona aho ndi kwactinga n'utaruzi neza ko ndi umuhanzi utaruzi neza ko ndi n'umuhanzi shoko twashobora kuba twahura gutya utaziko ndi umuhanzi ariko uri buze kuza kugirwa umugisha wo kureba iki kiganiro kuri Mirage TV show. Ngiye kubanza kukubwira Jason Benko ese we ni iki kintu uzamumenyaho kurenza umwihariko afite udasa n'abandi. Icyambere Jason Benko ni umuhanzi wazanye innovation muri industry. Ni umuhanzi ushobora kukuririmbira live akayikora ukaryoherwa. Jason Benko ni umuhanzi aka kanya tuvugana ushobora kukuririmbira igihangano ijwi ry'umwimerere ku buryo nawe uvuga uti ijwi kabisa iri jwi nubwo ritajya muri stream nubwo ritajya muri studio uko biranyuze akarusho rero karenzeho karenzeho nuko aka kanya ninjye muhanzi njyenyine uzambona ku rubyiniro nzakuririmbirana nakubyinire paka stage irangiye cyane aho nanjye noneho ninjye muhanzi njyenyine uzasanga guys my people this akantu mukumve neza tujyanga ikintu tugitega amatwi mucyumve neza kuko tukunda kubona abahanzi bo mu Rwanda urugero rwose babishinjaga na Bruce Melody ibintu byo kuririmba umeze nk'uri kumadaringa uhagaze nta no kunyeganyega umuntu akibaza ngo ubundi umuntu yaryoherwa ate mu gihe uri kuririmba nawe ubwe ari static atava aho ari. For sure ninjye rero njyenyine undi muntu ashobora kuba yabikora wabikoraga na credit umuntu witwa Meddy kuko nanjye ndumva hari undi nzi Kevin Kade Kevin Kade azi kubyina nawe respect kabisa
ariko nanjye mbabwire ngo bakumboje stage yanjye ishobora kubona nakoze kuko irisa ntahaga ibisa n'izindi rwose irisa nawe irisa isa na Justin Bieber kuko uri kumwumva cyangwa kuri buhone n'ukuri bantu mufite ibikorwa bantu banjye rwose tabizi ikiganiro nta ikigirano hatandukanye uyu muntu akeneye amahirwe kugaragaza ubushongwe n'ubukaka bwe kandi akeneye amahirwe yaho abantu bamubona bakumva ko ntabwo avuga gusa ahubwo aranakora please ndabinginze uyu muntu rwose ewana mumwerekezaho amaso mu mutunga inkoni rwose inkimwe ya Mose yego okay maze kumva neza yuko umwereko wawe uzi kuririmba uzi kubyina kandi koko ibikorwa birivugira ntabwo ari amagambo gusa none wumva yuko ukwiye kugira ku ruhe rwego so nkuko wenda nababwiye yuko umuziki wanjye akanya ndi kuwukora bingoye ni papa nk'imama but I hope ko mu maso y'abanyarwanda ari buze kuza kuri iki kiganiro cyangwa se n'abandi bashobora kuba bazagira umugisha wo kuzamenya izina Justin Bieber yego iyo support yawe irakenewe in terms of finance cyangwa se in terms muri wewe bwose ushobora gukora ku buryo utekereza ko ari uburyo buze kuza kunyubakira itafari ku muziki wanjye ndi gukora cyane ndagusabye kugira ngo udufashe ye kuri channel yanjye ushyigikire ibyo bihangano kandi no kumeka igihangano kuba ukirebye rimwe gusa bihagije inshuro nyinshi kukireba biraba support kuri ngewe bikundisha abandi inshuro ibuze kuza kujya kuri Mirage TV show ureba iki kiganiro cyanjye ntabwo uri muteza imbere Mirage wenyine kuko nangira buri kunteza imbere kuko nangira nyubaka kuko biribuze kuza gutuma izina ryanjye rimenyekana kandi ukureba nyine uko abantu biyongera no kuvuga ngo uko biri kose nungutse abantu bashya mu bantu bari banzi kandi nanjye nifuza yuko ubwo azasura ku YouTube channel yiwe agomba kubona ko ari impinduka kuko yakorana ikiganiro nanjye agasanga aba subscribers baracyari babandi ya watch time iracyari ya yindi agasanga views ziracyari za zindi agira ngo ari gukorera ubusa please my people uyu muntu afite talent ndabingize none ndabinginze pe mu musure murebe ibikorwa bye kandi abizuranyurwa none musanga ibikorwa byiyo bitivugira muzaga muri comment mutubwire mubwe mutisha baratwoheje baratugaritse ariko icyo nzi cyo hazabo positive comment positive feedback benko mu bihangano byawe ndagira ngo ubicemo ubundi twaganiriye cyane twirengagiza ko tugomba kuririmba turabahanzi turabahanzi nininze kujya mu bintu by'urukundo cyane kuko nashaka kubaza akabazo nyuma dusoza ndabizi bashaka kuncika ariko ntabwo genda gutyo gusa mu ndirimbo zawe ubundi uko arenye umaze kudoropinga uti njya mvugenye ntabwo afite indirimbo enye kuko ushobora gusanga afite igitabo cyuzuye indirimbo ariko mu buryo bwa kinyamwuga kenshi umuhanzi abara indirimbo yamaze gushyira hanze wamaze ibimenyetso akabyerekana nihe ndirimbo ukunda kurusha izindi waririmba ukavuga ati ahantu nanjye ubwanjye ewana respect to myself indirimbo rero nakunze kurusha izindi ni indirimbo nanditse ni indirimbo mperuka kudoropinga hanze yitwa Paradiso tanaye bakundesheje guys sinzi hari uburyo umuntu akoramo ikintu nyine ukumva harimo gupapira cyangwa se harimo gushakisha agita gupapira guys ndagira ngo mujye muzajya wumva indirimbo ntukumve beat gusa yumva amagambo arimo nibyo navuze nti twebwe turirimba urukundo guys turimba urukundo dushaka ko abantu bamenye agaciro k'urukundo icyo ari cyo yego amagambo ushobora kubwira umukunzi wawe akishima akanyurwa akanezerwa akavuga ati mfite umukunzi wow indirimbo yitwa Paradiso rero ndayikunda cyane kuko irimo amagambo meza cyane ushobora kubwira umukobwa cyangwa se n'umukobwa nawe yakubwira akayagutura rwose Mirage akavuga ati Mirage ngo tuye indirimbo yitwa Paradiso umve nanjye ngomba kwitura ndipoza n'izina kuvuga ngo rero ndagira ngo nimukumve
imiziki gusa wihengame uhenguke gutyo gusa no kumva umudundo w'indirimbo especially ko na hari respect abanyarwanda kuba bamaze kumenya agaciro k'umuziki wacu mbere wasangaga stations amade stations zirimo zicuranga amaradiyo indirimbo nyinshi za Nigeria Tanzania ariko nko mu nshuro nkunde gufungura nenda nka radio y'imbonye umwanya akenshi 90% umunsi wira indirimbo z'abanyarwanda gusa bari gucuranga bigaragara yuko umuziki w'u Rwanda wacu ufite agaciro amaze kugira agaciro amaze kumenya icyo abanyarwanda bamaze kumenya icyo ari cyo ikindi namwe ubwanyu mwiminjire magafu muri gutanga ibintu abantu bari gukunda ura kumutanga ibintu bidafite karite ntabwo babitaho umwanya byanga byakunda bajya ko nyine bahora bari kuregreta abandi bakonfusinga abandi bakreminga bavuga bati ubundi ibi bintu muri kuduha ni ibiki ariko impamvu acuranga indirimbo imwe kavamo ikakuryohera akashyiramo indi ikakuryohera babashije kubona yuko nyine abantu bahanzemo batwara isoko mukora iyo bwabaga kuko nkawe indirimbo nawe nayumva umunsi ukwiye akaze cyane sasa rero indirimbo ukunda kuruta izindi yego ugiye kwiduheraho mbega make nyine ugiye kuyiheraho muri make ituririmbire yose ko yakabaye yose ku buryo nanjye hita mvuga nti mo bebe umunsi ndararamubonye nanjye ntabwo byazakunda ushaka kumbwira ko ntawera ukuntu utatwiyegereke ayanga ari ukuntu ubundi ngo abantu duhore imbere y'amakamera kugira ngo tutiteranya ngo harige ngo twijijishe ngo tukavuga ngo iki n'iki ariko aha tugira ibanga ubwo ndamusuhuje ubwo ni ngo mu bebe ngo ndagusuhuje ubwo buri wese ngo akiyumvamo nanjye n'indirimbo Paradizo naraza kwisangamo jeri wanjye yisange araza kuko imutuye reka twagiye kabisa kuva kuri saha ya nonaha umutima wanjye uzajya wibera iwawe iminsi mfite kubaho ku isi sinzongera guhangayika namba guhera ubu mfite ubushobozi nza kuremera inyanja y'ibyishimo kuko Paradizo ibaye ya twembi jye nawe tubaye umwe mubeza uri nyampinga nawe uguhiga naho Paradizo ibaye ya twembi jye nawe tubaye umwe mubeza uri nyampinga nawe uguhiga ubaye wanjye nanjye mbaye wawe ibi bihe turimo nirwo rukundo nyarwo maze twibaniye ubuziraherezo mama shenge wicara tuze dore uhawe ikaze ubu mfite byose kuba ngufite na mami kaze ninjye ukwiye nka nyir'undasunga nkurahiriye indahiro ko niba ngombwa nanakwitangira aho Paradizo ibaye ya twembi jye nawe tubaye umwe mubeza uri nyampinga nawe uguhiga naho Paradizo ibaye ya twembi jye nawe tubaye umwe mubeza uri nyampinga nawe uguhiga Jason Benko cyakoze ubundi niwe wanjye ni Jason Benko ari ukuntu byaye rwose wumva ko biri ku murongo birateguye uri umunyamwuga pe si ugushimagiza ndabizi muri komenti nawe uzagize nyuza muzisome bangiye njya mbwira abantu banjye nushaka uburi umwe
juma comment Yeah. kuko ngiye nje gukora ibikurikiye ushinja kuri comment wampaye for sure. niba ntari bibi wibica ku ruhande mbwira uti ni bibi hindura Yeah. niba ari byiza uvuga ati kabisa niyo mpamvu ngiye ku giti cyanjye nirinze kujajiga ngo nkabye batagira ngo nabaye umufana ariko no gufana nta tegeko rihana wallahi ngiye ubwo ewa nabikunze. Thank you so much. Paradiso. Paradiso. Abantu bose bifitiye abakunzi babo. Na Mirage kandi arari yayigutuye. Nanjye nabwiye ati nyamuneka. Mirage yayigutuye ntugire ikibazo ubwo. Mo bebe. Mo bebe. Ubwo niyo uri kunkorera. Mo bebe. Akano kabashiriko kajya katujabuka. Nkundo inkoze. Nkundo rasizi. Arabo bihira naho binanira. Ntabwo byoroshye. Numva se niba abo binanira barananiranye cyangwa kimwe ari uko ntabwo tambarirwa. Ariko dizi urukundo ni rwiza nyamuneka. Urumva n'uturimbo twiza. Yego iyi ni indirimbo iri muzo wasohoye. Yeah. Ni nziza pe. Ngiye nakomeje ndyoherwa banza zose uri buzicemo amaherezo zose urazicamo buri bugi ariko ntabwo azirimba zose cyangwa byakunda ugomba gusiga imwe kandi nanone agomba kuza kureba kuko ari igihe upfundura nk'agaseke kwese wakarangaza wese agashira amatsiko. Iyi ni indirimbo imwe aturirimbiye Johnson agiye uturirimba indirimbo ya kabiri izindi mugende musure muzire kandi muzatwe muri comment ngo twasanze yitwa gutya ngo twe tumenya ko mwarazirebye nyine ngo ati afite indirimbo yitwa gutya na gutya kandi nziza. Johnson dukubitira kandi karerembo keza rwose ubundi tujye tunduke twiganira nkore kwenda bizi nagutindanye ihangana ariko byanga byakunda. Ntabwo nyizwe uzagaruka. Ni part 1. Ni part 1. Part 2 ari umuriro rasohe n'indi ngoma. Guys, don't miss out this conversation. This interview. Bategas fam nabandi bari buze kuza kuva kwa Mirage TV show nabandi bari buze kuza kureba iki kiganiro abanyarwanda. Umuhungu wanyu Jason Benko. Ikindi kandi Mirage TV show ni TV batugeneye kugira ngo tujye tugaragarizaho impano kandi ikintu cyiza cyane guys ndagira ngo supporting iyi channel tuyigeze ahantu kure cyane muyihereza abanyarwanda bayirebe anafite impano nawe kandi nawe ni karibu nanjye ubona ko bampaye karibu hano habaye iwacu kabaye rwose aratumiwe cyane ahubwo. So Nana bararika ngiye kuvuga izina ry'indirimbo ngiye kuzasohora indirimbo izaba yitwa Habibi ko bayanze baye muhanzi uvuze indirimbo itaragera hanze niba gushishura indirimbo akayitwara byenze uti ngewe buriya nizerera mu byo nkora akazi kanje buriya akazi kanje mba nizeye kabone nubwo nafata lyrics nkayishyira hariya ntabwo ayiririmba nkuko nayiririmbye ntabwo bishoboka. Ko abantu benshi abahanzi benshi bakunda kuvuga ibihangano byabo mbere yuko bisohoka. Ngenzi n'umushiti wanje byabayeho rwose yagiye korabona indirimbo bayisohoye. Of course. Ibyo ntakiza ko ari ikintu buriya nibyo nabyo nazo nkubwira ni buriya buri muntu wese aba yisa. Umwihariko wanjye hari n'igihe kenshi bira nk'iyo Paradiso njya kuyisohora ni na dropinze instrument yayo. Abantu barayivibinga barayiryoherwa bagira gute bati amagambo ari hehe lyrics yayo iri hehe bimeze bite. Urumva rero ni wa mwihariko Jason Benko afite aniyizera no mu kazi kiwe akora. I'm confident. Ndizera cyane kabisa kuko uburyo nizeramo nanjye mwatumye nigira ikizere bitewe n'uburyo mbona mushyigikiye mu byo nkora muranshyigikira kandi nanabashimira cyane. Ariko uvuza ukandibuka abantu bajya bagira ingeso nka gutya tugakorana ikiganiro bakaza tuvuga subscribing iwanjye bakareba iwanjye ntibagire umutima wo kureba wa muntu twakoresheje. Iyo ni icyo gikunze kuba cyane kandi buriya biba byiza ugeze iwanjye ukavangira tujya kuri wa muntu kuko mba naje kumubamurikira. Rero iyo ugeze iwanjye ugasubscribing iwanjye ibintu byose kabiri iwanjye gusa ntugereyo iwe uramumenya ariko we nta gatafari gafatika ubushizeho. Bantu banjye mubare mujye mugera iwanjye muhava muhita mujya
kwa Johnson Benko. Yeah, for sure. Sawa, twakomeza noneho. So iyo ndirimbo nayo izaba ari nziza cyane ibintu bijyanye n'imyandikire murumva ko ari ibintu ndabasabye kugira ngo mujye mwumva amagambo tuba twanditse mukaryoherwe na instrument cyangwa se na beat birimo ngo mwumve ko ari yabaryoye gusa no mujye mwumva beat n'amagambo kuko nta magambo meza cyane n'amagambo uzumva ari amagambo akoze ahantu ku buryo nimba nahisemo kurimba urukundo nyine nzavuga amagambo y'urukundo amagambo yo ku rukundo yego amagambo ushobora kubwira umukunzi wawe akavuga ati umukunzi wanjye arankunda wow hano indirimbo nziza wow nano bashishikariza ari kugira ngo iyo ndirimbo mutegerezanye amatsiko zawe indirimbo nziza cyane zaba indirimbo ishamaje itemva mbese ntago nzi ukuntu nabivuga nyine gusa nyine muyitegerezanye amatsiko indirimbo nziza cyane hanyuma Mirage yaramye ati ko ndongera nkabakubitira kandi kapera yego indirimbo imwe ari indirimbo nayo yitwa Vitendo yego nakoranye n'undi muvandimwe Success ariko turimo turateganya kubikora remix ya tuzayikorana na Dollar Vibes yego akaba ari ma small brother nawe rwose yumve ko tumusuhuje kandi turamukunda cyane nawe disi mumushyigikira Dollar Vibes mumushyigikira n'umuhanzi kuzamo neza nawe muze kuza kumushyigikira tugomba kwikorera remix na Dollar Vibe yego so rero ngiye kubarimbiraho ko kuri iyo ndirimbo yitwa Vitendo of course so mutubwira ko ufite ingoma nziza yitwa Vitendo Vitendo sasa none twagize mu Swahili rero twagendeye Ewana umwana wawe na Vitendo rwose utubwire ngo mutega amatwi muhame hamwe mwumve nemeye gufata riske yo kugukunda sinitaye kuri rumazi cyangwa se appearance ushakuba gasadibu nacyo bimbwiye oya ngo nushakuba kabandi genza ufunga oh my baby show me your love where kuondiwe nyene owe oh my sweet love show me your love oh my sweet love make a difference nimunda bishyire mu bikorwa urukundo si maneno ni vitendo neve ni vitendo neve ni vitendo neve ni vitendo Ewana Murashobora kwibaza ngo Vitendo bisobanuye iki? So Vitendo ni ijambo ry'Igiswahili rivuga ibikorwa kuko mavasi ya mbere muvandimwe yatangiye akarimba ati sinabasha kureba umutima wawe menya niba unkunda cyangwa utankunda ibikorwa byanjye byanyemeza ku mutima wawe unkunda yego just urumva ni n'uburyo uri kubwira umuntu ko umukunda ariko ukeneye ibikorwa byiwe kuko ndagukunda turabivuga bikarangira just dukeneye nyine ibikorwa proof if you love me prove it proving kabisa bigaragaje yego Johnson Benko twahoze tuvuga n'ubundi ku by'urukundo ikiganiro cyacu cyashingiye ku rukundo cyane haba mu ndirimbo ndetse no mu bikorwa kuko wowe n'ubundi ukunda arahiriwe niba hari pe ukura muririmbira akanyurwa arara neza ndamusuhuje abyumve ko Mirage rwose amusuhuje ariko n'ubundi nk'abastari ari ukuntu akunda gusa nkaho bihunze ibintu by'urukundo bikunda ko cyane wowe ufite umukunzi ndamufite oh my god nabyo nabyumve ko nanamushoboje ewana umukunzi wawe
agomba kuba uwa mbere subscribing kwa Mirage TV Cyane. Show. imbere cyane ndetse Gusa yarahiriwe. Naye ndamusuhuje nubwo namuzi. nacyo yakwikirije Ndagira ngo umuvugo utasanga bamugabyeho ibitero dore ko hari abantu basigaye barigize ngo ibisumizi bagira ngo bakoranye na Ruganzu. Ariko turamukunda kandi turamusuhuje. yeah Benko niki wasaba abafana bawe muri aka kanya cyangwa n'undi muntu wese uzakubona ku ino screen ya Mirage TV Show? so icyo nakwisabira abafana banjye reka mpere ku cyo mbafitiye ibikorwa byinshi cyane bigeze kumbaza intego yanjye cyangwa se intumbero yanjye nda nubwo tutabyinjiyemo cyane ariko reka mbashe kukibasangiza kuko muri part 1 dukoze hano kuri Mirage TV Show mbashije kubabwira ko mbafitiye ibikorwa byinshi cyane bijyanye n'umuziki imbaraga mutigeze mubona mu bihe byashize I promise ko tugiye gukora cyane tumugiye kubona ibintu byinshi kandi byiza aho twifuza kugera ku ruhando mpuzamahanga ntago ari mu Rwanda gusa internationally ku buryo tuzajya dusohoka natwe tugiye gutaramira abanyarwanda cyangwa se aba diaspora hanze mukazamura idarapo tukazamura idarapo ryacu nk'abakunda igihugu cyacu twifuza ko tumanika igihugu cyacu mu ruhando mpuzamahanga ku buryo umunyamahanga navuga ati u Rwanda rufite abahanzi umuhanzi waje kuririmbira mu gihugu runaka ninde buri wese akaza avuga ati ngiye kureba Jason Benko ku gitaramo adufitiye so ndifuza rero ku muziki wanjye ujya ku rwego mpuzamahanga nta limite ufite yo kugarukira hano muri Afurika ubwo urumva mu Rwanda ho urumva ko byarenze u Rwanda byarenze Afurika urumva biri viral kabisa international kabisa icyo nicyo nanjye mba nifuriza umuntu wese ufite intumbero kandi n'ibikorwa bye byivugira bigaragara ni ukuri Imana izabigufashemo kandi nizera ko bizakunda yego hanyuma abafana banjye ndabasaba kugira ngo mukomeze mushyigikire please nimwe mbaraga dufite ni mwebwe mutuma dukora ibyo dukora yego fasho mudahari ntacyo twakora fasho Mirage mudahari ntacyo yakora kuko ntago yankoresha ikiganiro gutya ngo yirirwe akirebere wenyine ntacyo byabimaze nabasabye kugira umusore Mirage TV Show muri ibiganiro byose yakoze nk'iki cyane mu kigirimo uruhare ikindi kandi mbashishikariza yuko kiganiro gifunguye niba gifite iminota 10 ntukire ngo kirangize nabwo hababayemo akayirere no kuri ihangane urebe ikiganiro kirangiye bingese abantu bagira bagafungura bagakomeza ariko nyine niba ugiye mu kintu jyamo neza kuko hari byinshi biri imbere kandi byiza bya kiganiro kirimo gikubemo bya bintu biri imbere niba ufunguye mu ntangiriro kumva hari uburyo ubashije kwita ucyumvamo ariko imbere buriya niba babitse ibintu byiza cyane kurenza mu ntangiriro cyane bajye bibuka ko umuntu batageraho amavuta neza ariko abatarashyuha ngo acumuka rero ikiganiro cyacu guys ndabasabye kugira ngo mujye mureba ikiganiro kirangire even kuko iyo ukirebye kikarangira ni support ikomeye cyane umuhaye ikomeye cyane iyo ufashe ikiganiro ukagisharinga ni support ikomeye cyane kuko uragihereza wa muntu utakizi nawe akirebe ni subscribe ayishyireho ni comment yishyireho utubwire se nawe muribwire ngo yakosora iki Jason Benko yakosora iki nkeneye comment zanyu mukatubwira ko muri kumva ibihangano byacu aho twifuza kubigeza ndize neza yuko aho twifuza kugeraho ntabwo ari hafanga ahubwo muratubwira ni comment muratubwira ngo bimeze bite murumva munkeneye iki ngiye nkuri ibyo munsaba nanjye mbaha ibyo mukeneye so ubwo rero ngarukiye ku rugendo rwanjye rw'umuziki naho ngaho nifuza ko rugera kandi nanasaba inkuru ikomeye kugira ngo mukomeze murebe ibihangano byanjye mubishyigikire mubihereze inshuti n'abavandimwe mukomeze mubirebe cyane jya ureba track yanjye irangire wongere uyirebe guys it's a huge support ntago nabyumva ukuntu nabyita
usharing ikiganiro usharing indirimbo ya Jason Benko wabonye yasohotse cyangwa se niyo ubonye bwa mbere guys niba ukigera kuri channel yanjye I hope ko ari ubwa mbere ukigezeho gerageza udufashe nukuri nanjye nkeneye kubona hariho impinduka ikindi kandi bimuvandimwe nawe Imana izakomeze mumera umugisha Mirage nakomeza gusabira umugisha ukomeye cyane kuko uburyo ukoramo ibintu byawe ntabwo ave excited uburyo ibintu byawe ubikoramo ubwitange byuje ubu nabyita ko byuje wowe urenze nuvuga ngo Mirage guys reka mbabwire Mirage uburyo we ashakamo Mirage arashaka ngo akeneye ko impano ziri mu bana b'Abanyarwanda zisohoka zikagaragara cyane impano niba giye Jason Benko ufite impano like akeneye ko buri munyarwanda wese abona iyo mpano right nicyo mwifuza uwari we wese impano ufite iyo ari yo yose yes upfa kuba wumva ko ufite impano njye nicyo nashingiye na YouTube channel ntabwo nigeze gukora erreur shaka kujacishaho ibiganiro ariko natije sanga sibyo iyi YouTube channel nzayanyuza abantu bafite impano niba ntawe nabonye ubwo nzayiparika guys ubwo mwifuza ko dutera imbere ubwo rero murumva yuko guys ni yawe si yanjye iyi ni channel yawe muri make uburyo ndimo mushimiramo ntabwo ndimo mushimira ibintu bidahari nimba ashobora gutanga support y'ikiganiro nk'iki ngiki wa muntu wabonye yuko Jason Benko ntafite support akaba yaza akansupportinga cyase na wa muntu undi haye ikiganiro akaza kamusupportinga we kuri we iki yakoze yagikoze kandi n'Imana igi mumpera umugisha nandi wese zizareba iki kiganiro cyangwa sifuza ko impano z'Abanyarwanda zigaragara azamuha shout out yamusabira imigisha ku Mana gikubwange rero musabira imigisha kandi yakomeza kore atera imbere nize neza yuko namwe nashidikanye ko Abanyarwanda muri buze kuza kumufasha kuzamura channel yiwe binyuze mu buryo muri buze kwakira ikiganiro cyacu mukagisupportinga akavuga umwe akagera ku rundi kandi Mirage nzira ko igikorwa watangije Imana irakizi kandi ni cyiza kandi zaguha umugisha natwe tuzatugusabira umugisha kandi nanjye ngwifurije umugisha kabisa for sure thank you so much guys yari Mirage kuri Mirage TV show nundi nkuko bisanzwe yari Jason Benko twakoranye ikiganiro cyiza kiryoshye kiri mu bwenge kirimo impano ni umuntu uzi kuganira ni umuntu uzi kuririmba ni umuntu ufite impano mwibuka yuko yavuze ko azi no kubyina ariyo mpamvu mvuga ngo abakredisi b'abantu tujya twisunga mujye mutanga akazi ku rubyiruko nk'urunguru disugaragaza impano nka muri weekend akabona hataramira muri weekend akabona hasusurutsa abantu nyine akarushaho kubona abafana n'urukundo abantu bamwereka akabasha kubyenjoyinga so byari byagaciro kudusura kuri Mirage TV show turabakunda kandi turabakunda cyane mu byumve ko wowe aho uri hose ufite impano by'umwihariko umuntu uri mu majyepfo ko nkunze kuba ndi especially Huye ariko n'abinyamagabe arabaje banyuraho abinyanza baraje banyuraho bivuze ngo aho uri hose upfa kuba ufite impano iyi channel ni yawe nta no kugaragariza impano yawe ndabizi neza nubwo ntaratera imbere nanjye ariko iyo uje byanga byakunda ari inyungu ugira hari abantu bakunyatari bakuzi kandi n'ubundi ngo nta uvuka ngo ateyuzura ingobyi ni gake gake so nabashishikariza rero kudukunda kuri Mirage TV show mugasubscribinga mukalikinga mugakomentinga kandi no kwa Jason Benko mukajyayo mukamenya kuntu bimeze ni Benko official 250 mujyeho umenye ngo afite iki nize mpinduka zanye muri society nyarwanda rero ndabakunda kandi ndabakunda cyane mukomeze mudushyigikire twe ku rukundo kandi ndabizi neza tuzamugiye kitarambiranye yari Mirage kuri Mirage TV show ciao shalom shout out to you I do love you more bye bye